Kia Sportage. Yani imodoka nziza nk'uko mubibona, turahera nk'ahangaha ku muryango. Uburyo ki ushobora kuadjustinga seat, umuntu uwo ari we wese agafara ari comfortable. Like nk'ahangaha urabona nshobora kwegeza imbere cyangwa nkegeza inyuma cyangwa nkaba naryamisha gutya bitewe nkatwara ahantu hari comfortable. Mu gihe ukeneye gufungura hano ha essence wari uhazi ahangaha urabona ino button iri ahangaha urayikika and then kari akantu ka essence kagafunguka ukaba washyiraho essence yawe. Ikindi turiga kuri ino modoka nshyashya muri long time bazanye ni uko n'imodoka ijyanye n'igihe nk'uko mubibona urabona ifite screen nk'uko uri kubibona urabona ifite screen nini ishobora kudisplayinga ahangaha uburyo ki watwara umuvuduko byose. Ahangaha ishobora kukwereka medias radio, ishobora kukwereka uburyo ki washyiramo map ukagenda bitewe nyine n'ahantu uri wenda ushobora kuba utahazi ushyiramo map ukagenderaho. Okay, ikindi ifite sunroof ahangaha irafunguka hejuru. Ushobora no gukuraho icyo hejuru nacyo kigafunguka gutya. Ikaba ifitemo systeme twita automatic parking. Ahangaha imufasha kuba utagomba ikintu kiri imbere. And then ahangaha dufitemo traction control, ishobora gutrackinga ino modoka ahantu iri. In case ushobora kuyihereza umuntu akakubwira uti ndi Gisenyi atariho ari arimo arakubeshya kumbe yigereye Rusizi. So icyo gihe iyo iyi traction wayihuje na phone yawe uzi neza aho imodoka yawe iri, bityo ibyo bikakongerera safety yo kumenya ikinyabiziga cyawe ahantu kiri, buryo niyo bakiba umenya ahantu iri. Ikindi ifitemo ace, imodoka nziza urabona ko ibintu byoroshye kuba wahindura gear ntabyo kwirirwa na ziriya modoka tumenyereye. Iyo ukaraze gutya ushobora gushyiramo gutya ugahita urahindura ukavana muri parking light. And when you press here ushobora guhindura gutya urabona ko nshyizemo reverse. Kandi ikaba ifite na kamera, yego kamera zireba impande zose zikurinda kuba wagonga ikintu runaka. Aho ugize gutya ni muri driving, parking, just you press here. Ubuzima bwaroroshye, turi muri digital. Imodoka nziza ishobora kukomandinga umukiriya akaba yayigura rwose